Hello everyone. Ndabashimiye mwebwe tugiye kubana muri kino kiganiro. Uyu mukunzi wacu ratwandikiye ati ni gute indirimbo wayivugiramo igaceceka warekeraho kuvuga hakumvikana indirimbo. Uyu munsi rero tuje kumusubiza kandi ndakeka atari we wenyine. Mva nka kano gasanga. Urakoze kuza kuri Menya Studio. Uyu ni wo mwanya mwiza uwo kubakora subscribe. Noneho tukajya tubana umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday. Okay, nkuko ubyumvishije kano gasample nubwo ntabwo gafashe neza nyine amajwi abagoranye, ariko ndakeka ibyambajije nabaye mbikoraho nyine aribyo ubu ngubu ngiye kukwereka. Uraza ushake muri application izo zose ukoresha, ariko ngereka nkoresha nka CapCut, then uze uselectingemo video ugiye gukora cyangwa ikiganiro ugiye gukora. Turaje tubiselectinge, then niturangiza tubone uburyo kweditinga tubikore, noneho bize bivuga neza nkuko byumvishe cyangwa nkuko ukeneye uko ubikora bivuga neza. Okay, nta kindi kintu rero kindi uraza gukora, turaselectingamo bya bindi nyine dukeneye kuba twaza gukoresha. Tumaje kubibona tuze katingemo nyine ibyo tudashaka, dusigazemo ibyo dushaka. Urabona aka ni akantu k'agasample ngiye gukoraho gatoya, mbereke uko gakorwa, then niki urakoresha, bereke nayo maturuzi ugomba kuba wakoresha. Okay, uze ujyana handitse sound, nurangiza ujyana handitse record. Kubera ntago biraza kuba mwakumva record ndaba nafashe, ariko record nayifashe, then uravuga ibyo ushaka, ujye wibuka gusiga umwanya hahandi ushaka kuza kuba hazamukira ijwi, uvuge witonze. Record yacu tumaje kuyifata. Ikindi kintu tugiye gukora, turakora kuri kariya kavi. Urabona amajwi yamaje kwiyadinga hasi, umva kuntu birivuga. Urakoze kuza kuri Menya Studio. Uyu ni wo mwanya mwiza uwo kubakora subscribe. Noneho tukajya tubana umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday. Okay, nuvuga ngo uko ubyumvishe niko bimeze, ariko amajwi yacu ari kugorana, ariko nyine turemera tuyakoresha uko ari. Nta bikoresho bihagije dufite, ariko turabikoresha nyine uko biri. Nawe ufite ibikoresho biraza gukunda, uze ukande reduce noise, no gukuramo ari amavoko yose aba yagiyemo. Urakoze kuza kuri Menya Studio. Uyu ni wo mwanya mwiza uwo kubakora subscribe. Noneho tukajya tubana umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga. Okay, urumva ko ari cyabaye nk'igihindukamo. Uraza noneho tugiye gushyiramo irindi jwi nyine ya ndirimbo dushaka idafite copyright. Nkwibutsa ko hari indirimbo ushobora gukoresha ugasanga ufite copyright cyangwa strike. Wewe uraza ushakamo indirimbo idafite copyright, idafite copyright, uze uyegeranye neza, uyegereze n'indi bitangirane rimwe, ari byo bya bindi tugiye gukora. Abana dufite indirimbo ebyiri, iyo hasi niyo hejuru, tukagira na video. Noneho urakoze. Ndakeka uri kumva ko nyine birimo n'akajagari. Turaza dukate ahangaha twavuze tutavugaga, aho ijwi ritazamukaga, twongere tuze dushyire hano. Twe tugiye kureba hano tutavuze kuza kuri Menya Studio. Okay, nkangaha turakatira ijwi ryaho, dukate. Ubwo turi gukata ijwi ryo hasi rya ya ndirimbo ni hano, naho tuze tuhakate. Rero gukata nta kundi ni ugukanda. Uyu ni wo mwanya mwiza uwo kubakora subscribe.
tukaza twumva ahandi hantu nyine haceceka ahavuga nyine ijwi twavuze twe twa recordings, noneho tukayatubana tukagarukira naho rirangirira, naho tukakata. Nkwibutsa ko turi gukata amajwi yo hasi, noneho tukayatubana umunsi ku munsi. Turi kuba twakata amajwi y'indirimbo, ntabwo turi gukata amajwi twe twavuze. Turi gukata amajwi y'indirimbo. Naho tuharinganyize dukate. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday biracyavuga. Noneho tuze turinganyize aha video yacu yagarukiye, dukate ino ndirimbo nanone tuyikureho igende, hasigare indirimbo imeze gutya. Urumva ko nk'ibyo twakoze nta kintu cyari cyahindukaho. Tugiye gukora iki? Tugiye kujya tuza hahandi twakoze kuza kuri Menya Studio, handi twavugaga tugabanye ijwi, twebwe turi kuvuga tugabanye ijwi. Na hano twavugaga turaza tujyana kuri voice, kuri volume, then tugabanye ijwi dushyire aho dushaka. Uyu ni umwanya mwiza. Urumva ko ijwi byumvikana kuruta ya magambo nani ya ndirimbo yari irimo. Na hano tugabanye, noneho tukayatubana. Na hano tugabanye. Nta bundi bwenge kabisa. Icyo ugomba gukora mu byinshi tugiye kujya twiga everyday. Na video yaba yagufasha ukayihinda inshuti yawe uzi yeditinga cyangwa ibikeneye. Noneho ntabwo byari byarangira. Urakoze kuza kuri Menya Studio. Uyu ni umwanya mwiza wo kubakora subscribe, noneho tukayatubana umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday. Ndakeka ko uri kumva ko n'undi nta njyana byari byagira iryoheye ugutwi, nta njyana. Hano twebwe turaza kandi volume twongezeho nyine bishaka n'ibyo dushaka, uze ukande ahangaha utu tuntu tuzamura unatugabanya. Kande fader then uzamureho. Ubwo turi kubikora hehe? Hahandi kuri ya majwi ari hejuru. Yandi turi kongerera volume niyo turaya dukora kuri fader, turangiza tuyazamurire intuza yayo. Fader tuyizamure, na hano naho bize bibe uko. Fader tuyizamure. Katwongere twumve. Urakoze kuza kuri Menya Studio. Uyu ni umwanya mwiza wo kubakora subscribe, noneho tukayatubana umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday. Ndakeka ko uri kumva ko hari ikintu kiri kugenda gihindukaho. Urajya wongera nyine uko ubishaka, zamura amajwi uko uyashaka nyine, uko ushaka azamuka. Genda uzamura nyine uko ushaka. Wewe ukora subscribe kandi like kugira ngo uhe support ino video kabisa. Urakoze kuza kuri Menya Studio. Uyu ni umwanya mwiza wo kubakora subscribe, noneho tukayatubana umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday. Ndakeka ko hari utuntu tugenda duhindukamo kugenda twumva nyine. Nawe iyo uri kubikora ugenda wiyongeraho nyine ubundi bumenyi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday. N'amajwi wakoresheje nyine urabikora gutyo kugenda nyine uko ugenda ubiryoshya, noneho tukayatubana biguha umuziki mwiza, biguha n'ijwi ryiza. Uyu ni umwanya mwiza. Zamure amajwi umva nyine. Urakoze kuza kuri Menya Studio. Uyu ni umwanya mwiza wo kubakora subscribe, noneho tukayatubana umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday. Ndakeka hari ikintu kiri kugenda kiba. Niyo uraza kubyeditinga nyine bitewe na video yawe uri gukora uburyo ishaka imeze. Then no kugira ngo uyisavinge uraza hano muri export, hano hejuru
uzimanze wongere quantity nyine ya video yawe ushaka, reka tumere nyine nk'abayigabanyiriza quantity kugira ngo itaza kutwara mega nyinshi no kuba yakaza muri video. Reka tugashyira nko kuri no standard, then dukande export. Mu kanya gato birarodinga gutya, urabona ko irihuta ntabwo biratinda. Birarodinga ntabwo biratinda kabisa. We kora subscribe, like, comment, utubwire ngo ibi bintu nanjye mbaye urakoze kuba ubitweretse, nanjye ndabikoze birakunze. Kandi mu gihe uri kubikora wajya usubiramo video ugira ngo urebe ko hatagira ibyo urajya wica, wajya usubiramo video ukareba. Reka tuze turebe ya video tumaje gukora, twamaje kuyishyira muri galeri yacu. Urakoze kuza kuri Menya Studio. Uyu ni wo mwanya mwiza uwo kuba wakora subscribe, noneho tukajya tubana umunsi ku munsi. Hari ibintu byinshi tugiye kujya twiga everyday. Urakoze kuza kuri urakoze tubanye muri no video ikaba igeze ku musozo. Turi kumwe mu zindi video zikurikira. Wowe twandikire utubwire uti mu butaho zadukore video imeze gutya, abandi bantu ngiye gusubiza.